tugiye kujya guhaha aracyari mu gitondo agasambi nye kwanza mwese ako se ubundi ni akahe kamaro ko kwiborosa? akamaro ko kwiborosa akamaro ko kwiborosa gatuma mu kanwa hasa neza, usibye ko abenshi batiborosa neza uko bikwiye. Ubundi umuntu agomba kwiborosa ntiyinjize mu kanwa, ariko abantu benshi nese nyine akamaro ko kwiborosa ubundi ni akahe? Ese ko hari abantu benshi rega batabona umwanya wo kwiborosa babyuka bahita bigendera gusa. Kwiborosa nanjye nta minota 2 bisaba n'umunota. None se abakobwa Kigali bose niko biborosa? None se ko kagati dahenda nawe mwayoze muzambwire mbarangira umuto wo kwiborosa. Ubwo umuntu yabura umwanya wo kurya akabona umwanya wo kwiborosa, umwanya wo kurya akabaho gutyo. Hari abantu benshi ariko badakunda kurya. Ndemana niba ari uko nkunda kwirira rero ukuntu nanganye. Hari abantu benshi ariko badakunda kwiborosa. Ngo umuntu ngo yagukubise ngo ikibizungu ugira ngo ngusomye ngo ibishingwe. Ntabwo biba. Urya asona n'umuntu akuba asomye ibishingwe. Ngo aye n'uvuga ngo ugahita ngo urwara ngo amibe. Bijya bibaho gutya rwose mu kanwa ukayihorera. Mu kanwa ukareka kuhoga kuko uriya muti uba wiboroshesheje ugiye kugenda ukabutunganya amenyo cyane cyane nk'ubu. Ikindi kintu gifasha kwiborosa ugiye kuryama, umaze kurya ibintu byose bituma uryama usinzira neza. Abantu mubura umwanya wo kujya guhaha rero no kurya no kwiborosa ndamukomeje ko ngewe umunsi wanjye utangirwa no kurya ugasozwa no kurya. Nta bindi bintu iyo nakoze akazi nabonye ibiryo nkarya ibindi nikarangira. Icyambere ni ibiryo, ngo nta biryo nakazi. Ntabwo mvuze ngo icyambere ni ibiryo, ariko ngiye nkunda kurya ngira apeti. Ubundi ngiye nakuze nagira apeti, nakuze nakunda kurya rwose mu rugo banyibaza hari kubu narakuze nkunda kurya. Ibyo ntariye mu butoya narabiriye, buretse nzabereka ifoto yanjye ukuntu nanganaga. Harya amafoto se yafitera? Nzabereka ukuntu nanganaga ariko do narakuze narabyibushye. Ese urya iki kugira ngo uzane nyashi nyanyashi? Igitoki, watermelon, igikoma. Ariko nta mugabo hari igitoki. Igitoki ubundi ni icy'abagore. Njye simbizi umugabo wanjye ntabwo ajya arya igitoki guys. Abagabo banyu bimeze bibi. Barya ibintu by'ibitoki. Igitoki ariko kimara iki wundi mu mubiri? Igitoki nyine ese Marina se yabivuze. Igitoki ukirya uroroha ukazana nyashi ukaba muremure. Ntabwo wakura wari ibijumba sheri. Nese ubwo nk'abantu bahera ku wa mbere barya ibijumba n'imyumbati, abo bantu bo ubavugaho iki? Abana bari ubukene bajya bihangana nyine bakore barya ibindi bintu. Ntabwo warya ibijumba ubugari, noneho ubugari bwo uranasinzira ugahondobera. Guys, umuntu bibaho azambwire. Azakubwire bigende gute? Se umufasha umuhindurira ubuzima? Ntabwo nzamuhindurira ubuzima, azambwire nyine ni yakire. Wasanga ari ngiye bibaho ngiye nyine kuko ngewe iyo ndi ubugari nimba mburiye saa 4 cya saa 6 ubwo nzongera kugira imbaraga ejo saa 6 nanone. None ubwo gahunda y'umunsi wawe ugiye guhita ugiye kusoje kwiborosa? Gahunda y'umunsi ngiye kujya guhaha, murabizi cyambere ni ukurya, nkeneye kurya ikintu bisi igitoki. Muri iki gitondo urabona ikire ntabwo kimeze neza. Gahunda ya mbere ni ukubanza kujya guhaha. Guys, ndaza kuza kubereka ndi kugenda ndi kujya guhaha. Hello, buriya twakomeje murayandi mu nzira njya guhaha. So guys, ikintu nshaka kubabaza, ubundi iyo mwauploadinze ama content y'abandi mwamuzi ko mutazamonetize. Nanjye ubu nahuye n'umutico niyo mpamvu nsigaye nkora ibintu byanjye, nashyiragaho ibintu by'abandi bazabakamonetize. Mwanga kureba ibintu by'abandi bakoze ama content yabo mukajya kwiba iby'abandi cyangwa mwe mwige mukora ibyanyu ukajya kwiba ibintu by'abandi. Mana we kuri kwihuta ariko ntabwo meruka siporo naragaze. Iki kiri kwihutira? Abana bavuze ngo waragaze. Naragaze none n'urugendo ni danje. Umuntu ariko agaga bitewe n'ibyo arimo arakora. So guys, ubu rero tugiye kugera aho tugiye, haracyari mu rugendo bukeya. Ubu
ibintu bigiye kugenda neza. Sha abantu ni ukuri mwiba content z'abandi mujye mubabarira abantu. Nawe se bakwibye iyawe? Ntago bayinyibye ariko nkurikije ukuntu umuntu ari uhari gukora content ntago nyine umuntu yakagombye kuza ngo atware ibintu by'abandi. Ariko icyiza na YouTube ntago irobanura. Nicyo kintu kiza gihari. Kubera iki se YouTube itarobanura? Nyine wakora ubundi ni ugukora cyane. Iyo uje ushyiraho iby'abandi naguhembwa. Ariko ngo birareba cyane naguhembwa bishobora kurebwa. Ariko ngo nta kintu byakumarira. Dore botike ya mbere y'amakara tuyigezeho. Ariko ntabwo njya mahira hano. Cyadukomeze. Twicire hano. Ubwo rero ubibona gute? Ubibona gute ku bantu bajya guhahira mu alimentation ngo batajya guhahira mu masoko? Njye simbizi, njye mahira kuri depo ntabwo mahira no mu isoko. Ndagenda. Nese imyenda uyigurira he? Reba nk'uriya muntu uri imbere ufite imyenda. Shaka umubaze. Imyenda afite umubaze. Iriya myenda aba yayikuye muri terera hejuru. Aba yayikuye hagana he? Aba yayikuye hagana he? Nagashitse guys. Njya kubabariza ibiciro by'imyenda. None se muri terera hejuru urahazi? Yo muri terera hejuru Kimisagara se? Ndahazi haba hari imyenda yakari igihe da. Gira amahirwe ukagwa ku myenda muzima. Ariko hari abantu ngo caguwa yacitse barababara. Caguwa se kuko bakuragamo amadolari. Wese wigeze uyakuramo? Nyabona sinari kuyamenya kuko iwacu ni nyuma y'isi. Ntabwo nari kuyajugunya. Ariko ngo abafite imyenda myiza, imyenda igezweho ku bantu bose rwose. Ndashaka kukubaza. Guys, ino myenda irangurirwa he? Abafite imyenda ikomeye rwose myiza cyane. Abari komande. Abari nukuvuga ngo nyine nkuko uhuye n'umukiriya ayishaka nago wayimuha. Ntabwo abari komande ariko ibigurishwa. Ibigurishwa ariko ibihenze kuko imyenda y'inanga bihenze kubera ko imisoro y'inanga yaba ari myinshi. Imisoro y'inaha Norvège aba ari myinshi. None se kurangura wenda n'urugero nko kurangura. Nk'umuntu agiye kugura imyenda ahantu urangurira bamuhera ku giciro nk'icyo wayitangiraho cyangwa bamukaturira. Nukuvuga ngo usanzwe wari uwo mwuga wawe bakuzi barwaye ko yiri mushyashya kugira ngo yigwe bigoranye. Afite imyenda myiza cyane. Imyenda ni caguwa nziza. Guys, abantu mukora amasiporo. Iyi myenda ni myiza cyane kandi aba hari rwose. Abantu mukora amasiporo ariko abantu babanuka nk'amasekurume. Ku bantu nyine bakifuza imyenda batuye nka Norvège. Ni parafu hajya cyangwa ni paro. Nyine hari umuntu wayambara rwose ntuzagire kuyikora. Guys, rero turi kubaza uno muntu ibijyanye n'imyenda. Twahoze tuganira kare ku bijyanye n'imyenda. Imyenda yarabuze, imyenda isigaye ihenze. Imyenda isigaye ihenze ariko hari imyenda idahenze. Hari nk'amakanzu njya mbona acaho y'amabluze n'amabluzera. N'amakanzu hari amabluze n'amashati. N'amakanzu nyine nayo ameze nk'amabluze. Yorohereye. Ariko sindamenye kuri ibiciro bigurisha ariko mbona ari make ko abantu bose nibo basigaye bambara. Kaba nahenze ari yakara y'abana b'iki gihe bagezweho. Guys, dore rero imyenda ku bantu batuye Norvège. Umunsi umwe tuzakubera abakiriya tuguriye imyenda abantu baba bavuga bakiyanyenga imyenda yarabuze kandi dore narabyibushye nabuze amajipo nambara. Ndabona warazanye nyashi. Yazanye nyashi rwose. Wazanye nyashi rwose. Zaguha komande nzanira imyenda. Guys, rero tugiye kumusezera dukomeze tujye guhaha. Ubwo muri make abantu bavuga ngo babuze imyenda, uyu mpapa atuye ahantu bita Norvège hepfo gato y'urusengero. Abantu bifuza imyenda ya siporo, imyenda iyo ari yo yose bamugana. Yego myiza kandi yizewe inakomeye rwose.
yose ushaka kandi Yego. ni original. yego fa murakoze cyane kabisa yego yego zamuka hano Guys, rero ca hano guys, dore iwacu haracyari ibigori biteye bitaratara. Twebwe iwanyu ibigori byashize ku musozi byarumye. Dore ibigori rwose bigihagaze. ibigori bigihagaze ariko hari ahantu ibigori ngo byumye ngo hari abantu rega batakunda guhinga. Abantu buriya ku isi hose barahinga kuko ntabwo nari nzi ko n'i Kigali bahinga. Wari uzi yuko se ibiryo byimeza? Oya, nari nzi ko babizana mu modoka. Wari uzi ko babizana mu modoka? Ariko naje gusanga nyine bahinga. Guys, nk'iyi nzu imaze ubu si imyaka 3 ra? Imaze imyaka ingahe? Imeze gutyo se? Ku Kigali haba se baho muresi bagiye baza bakayirariramo? Ntabwo babyemera n'idafunze. Abantu barara hanze? Ako rundi hano wabisa naho uraye hanze. Kubera iki se? Aho kurara hanze waza ukarara hano? Hano noneho haba harimo inyamaswa. Zihe ubwo? Inzoka, ibikeri, amajangwe. Ese ibyo bisimba ni abantu tuzi babana n'inzoka kandi ntizigire ikintu zibagira. Guys, umunsi umwe nzajya kubakorera video ku muntu witwa Kayiru. Ngo wajyaga worora inzoka. Yajyaga yorora inzoka ni harya n'ibiki bya bintu. N'ibikeri n'inkongoro. Ibikeri n'inkongoro. Guys, inkongoro bya bintu birya abantu bapfuye n'ibinyamaswa byapfuye. We yarabyororaga. None se we ntago wabyorora? Ikintu kijyanye n'inyamaswa nifuza korora yaba inka yaba ihene yaba inkoko nta kintu kimwe ushaka korora. Kubera iki? Arwaye depression yo korora. Ariko iyo ureba nk'ubu wenda tuvuge wenda nka urabona hano iyi mihanda uba uyibona gute? Imihanda rero igira amasaha iyi mihanda ugezemo saa 12 z'umugoroba ubona ahantu uca biba ari goye. Kubera iki se biba byagenze gute? Abantu benshi. Ikindi iyi mihanda ikintu nabonye ntiwujya bwira. Ugezemo saa 6 z'ijoro ni wahatandukanya n'aya masaha. Kubera iki se? Imodoka ziba zicaho abantu noneho saa 6 z'ijoro uba wibonera banyweye dundubwonko n'ibyo n'abari gucuruza bose. Ubwo bivuze ngo hari ibyiciro bigendanye bitandukana tu. Muri aya masaha hari kumanuka abantu bagiye kurangura za Nyabugogo, bagiye mu kazi, bagiye mu Kiyede bagezeyo. Umugoroba uraza kuhagera bose batashye bahuye. Inzira yuzuye. Bananiwe haba. Ako se igihe wagendeye ugiye he? Kutari kugera ahantu uri kujya? Ndahageze ndahari. Ngiye kuhagera. Urahageze. Guys, mujye muhahira kuhagera. Guys, ndahageze reba ibitoki. Hari ibitoki binini nabyo nje gushaka. Kagende mahe. Ibi byose urabihaha? Ibi byose wabikoresha. Ndi famu. Guys, turaza kongera gusubira reka ninjire turaza gusubira ngaruka.